Ese ashimwe bene data, ndabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, dushimye ko banye natwe ukaturinda. Icyubahiro ni icyawe. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, ntacyo tuzanye mu ntoki cyabasha kuducungura. Twese tuboneze rwose, tubabarire ibyaha n'ibicumuro mu izina rya Yesu Kristo. Kimara kutubabarira ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, unyemerere nkubere mikoro y'ivugire, kandi mwami Imana utwemerere igira aho ridukura naho ritugeza. Icyo twanze no gukora kwa Satani n'ingabo ze, dutumiye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke mu ruhande rwacu. Ibyo tubisaba twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Daniel ibice 3, umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 27. Reka nsome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Basaduraka bajugunywa mu itanura ntibashya. Nebukadinezari azabiranwa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi. Areba Saduraka na Meshake na Abedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo rirushe uko ryari rikwiye kwaka 7, maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshake na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka na Meshaka na Abedenego, birabica. Nuko abo bagabo 3, Saduraka na Meshaka na Abedenego, bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahagurukana n'ingoga, abaza abajyanama bati, harya ntitwajugunye mu muriro abagabo 3 baboshywe? Baramusubiza ati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye. Ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe ba Saduraka na Meshaka na Abedenego, mwa bagaragu b'Imana Isumbabyose mwe, nimusohoke muve hano. Nuko Saduraka na Meshaka na Abedenego baherako bava mu muriro, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana bareba abagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara, kandi umusatsi wo ku mutwe yabo utababutse, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva umuriro ubanukaho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, dusomye amagambo maremare, ariko niryo jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Saduraka na Meshake na Abedenego bubahaga Imana kandi bakayihamya. Nebukadinezari rero ngo yari yarubatse ikigirwamana, noneho Saduraka na Meshake na Abedenego bakanga kukiramya. Noneho abo bari kumwe babarega ku mwami. Umwami arabimenya, umwami aravuga ati, tugiye gusubiramo rindi rimwe, nimutakiramya ubwo ngubwo turabashyira mu itanura ry'umuriro. Noneho barangije abagabo bashira amanga, bashira ubwoba, bakomeza guhamya Imana. Baramubwira ati, ariko niba ari uko, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Ariko nawe itadukiza nyagasani,
umenye ko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Imana itugirire neza. Bene data, dukwiye guhamya Imana, tugahamya Imana mu byo tuvuga, mu byo dukora, kandi tukayihamya ahantu hose, haba mu bayizi n'abatayizi. Kuko akenshi hari igihe umuntu agera mu bantu batizera cyangwa batubaha Imana, agashaka kwifatanya nabo, agashaka kugendera mu mujyo wabo, ariko ntibikwiriye ko batamenya Imana baduhindura. Ahubwo dukwiye kubahamiriza Imana twamenye, dukwiye kubahamiriza Imana twabonye kandi Imana twizera, kugira ngo nabo bahindukire bamenye ukuri. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nitumenye ukuri, ukuri kuzatubatura. Birakwiye rero ko tubwira abantu Imana twizeye ko ari Imana ikomeye, kugira ngo nabo bamenye ukuri, bahindukire bave mu bidafite umumaro, bahindukire bave mu gusenga ibishushanyo, bahindukire bave mu mwijima, kuko nta cyiza kihaba. Ni wowe rero wo guhamya Imana, nanjye ngahamya Imana. Aho uherereye hose ugahamya Imana, haba mu bayizi n'abatayizi, kuko hari abantu bariho batazi Imana, bakwiye kuyimenya, kandi ni wowe ukwiye gutuma bayimenya. Hari n'abariho bayizi ariko bayihakana. Imana itugirire neza. Hari abahakana Imana, hari n'abatayemera. Birakwiye rero ko ngewe nawe tuyihamya, kugira ngo abo ngabo batayemera bayemere kwiriho kandi ikora. Imana ishimwe cyane. Aba bagabo rero barahamya, barangije barahagarara bavuga ngo Imana yacu dukorera ibasha kudutabara, ngo ariko nubwo itadutabara. Oh haleluya, Imana ishimwe. Hari ahantu umuntu agera bikamukomerera, bigatuma yihakana Imana, ariko ndagira ngo babwire bene data, ntabwo dukwiye kwihakana Imana kubera ibyo tugezemo. Ntabwo bikwiye ko twihakana Imana kubera ubuzima tugezemo. Ntabwo bikwiye ko twihakana Imana kubera ikigeragezo turimo. Ntabwo bikwiye ko twihakana Imana kubera intambara tugezemo. Dukwiye guhamya Imana kugeza no ku munota wa nyuma. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe, kuko Imana yacu irakomeye kandi ibasha gukora. Bo barangije bavuga ati nubwo Imana yacu itadutabara, kuko birashoboka kutari no kubatabara bagapfa bakajya mu ijuru, ariko Imana yashatse kwigaragariza muri bari abantu baramyaga ibigirwamana. Imana itugirire neza, kuko Imana byose ijya ibyemera. Imana yemeye ko Stefano bamutera amabuye arapfa, ariko imujyana mu ijuru. Imana yemeye ko Yohana Umubatiza bamwica, bamukata igihanga, kubera ko nyine yari yabyemeye. Igihe yemera ko bibaho, ariko uyu munsi ntabwo yemeye ko bigenda gutyo, kuko yashaka ko imirimo y'Imana yerekanirwa muri uriya muriro. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire ngo rero nta hantu Imana itakuvana. Imana yabashe kuvana Saduraka na Meshaki na Abedenego muri uriya muriro. Nawe nta kigeragezo wageramo ngo Imana itagukuramo, nta ntambara wageramo Imana itakuvanamo, nta hakomeye wagera Imana itakuvana. Umenye yuko Imana yacu ishobora byose, kandi Imana yacu iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana yacu itegeka byose, ni umugenga wa byose, ikora icyo ishatse no mu gihe ishakiye. Yiyiringire, uyizere kandi uyifate nk'inyembaraga. Noneho ngo Nebukadinezari ngo barangije kumubwira gutyo, ngo azibiranwa n'uburakari, ngo arangije ngo ahamagara ngo abagabo b'abanyembaraga bari mu basirikare be, ngo arangije ngo aravuga ngo nimuzirika abo bagabo uko bari aho ngaho, ko bari bambaye n'iki. Ntago bavuze ngo boreka banze bitunganye n'iki, bahise babazirika, barangije babajugunya mu itanura ry'umuriro. Ngo ariko oh haleluya, Imana ishimwe, ngo ababajugunyemo ngo ibirimi by'umuriro byarabafashe birabica. Uwo muriro murumva ko wari ukomeye, kuko bari bawucanye ngo uko ukwiye kwaka inshuro 7, bari bawukajije. Abantu rero bajugunyemo abo bagabo b'Imana, ngo umuriro, ibirimi by'umuriro byarabafashe birabica, kuko batari bari gukora ibyo Imana yishimira. Bene data, iyo umuntu atari gukora ibyo Imana yishimira, ashobora no kubigwamo. Ariko birakwiye ko dukora ibyo Imana ishima, dukora ibyo gukiranuka, twirinda kwifatanya n'abanyabyaha, twirinda kwifatanya n'abagome, twirinda kwifatanya n'abakora ibibi. Aba bagabo rero nabo bifatanyije n'umwami Nebukadinezari wari uri gukora ibibi, wari ugiye kugirira abantu b'Imana nabi, nabo birangije birabagaruka, kugira ngo Imana yigaragarize muri bo, kugira ngo Imana yigaragaze ko ishoboye. Babandi barashya kandi batwika n'ibirimi by'umuriro. Imana itugirire neza.
Bene data, nimureke twirinde kwifatanya n'abakora ibibi, twirinde kwifatanya n'abakora iby'Imana itishimira, ahubwo dukora iby'Imana ishaka, kuko data wa twese icyo adushakaho nuko dukora ibyo gukiranuka, kandi azaduhemba, azatugororera. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo arangije rero abajugunya mu muriro. Abo bagabo rero ngo babajugunyemo ngo bo barapfuye, kubera ko uwo muriro, ibyo birimi by'umuriro byarabafasheho barapfa. Imana itugirire neza. Ngo bamaze kubajugunyamo, ngo umwami Nebukadinezari ngo aratangara, yaratangaye, ngo arahaguruka n'ingoga, ngo abaza abajyanama bati, harya ntitwajugunyemo mu muriro abantu 3 baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe, abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Imana itugirire neza. Bene data, kintu nshaka kubabwira uyu munsi ni uko ikintu cyose waba uri gucamo, intambara yose waba uri gucamo, ibibazo byose waba uri gucamo, imiyaga yose yaba iri guhuha, imiraba yose waba uri gucamo, imiriro yose waba uri gucamo, ikigeragezo kikugoye, ndagira nkubwire ngo urakwiye kuba uri kumwe na Yesu Kristo, urakwiye kuba uri kumwe n'umwana w'Imana kugira ngo ubashe kunesha. Nutaba hamwe n'umwana w'Imana uzatsindwa. Aba bagabo 3, Meshake na Saduraka na Bedenego, bahagararanye n'Imana. Imana ibana nabo, irabashyigikira. Nuhagararana n'Imana muri icyo kigeragezo uri gucamo, nuhagararana n'Imana muri ibyo bibazo uri gucamo, ni ukuri nta kabuza uzatsinda, kandi ndagira nkubwire ngo uzabitambukamo neza, nta n'umwotsi ukunutseho, nta n'ikibazo ugiriyemo, kandi utaguye no mu nzira. Birakwiye ko buri muntu wese icyo yaba ari kunyuramo cyose nahagararane na Yesu Kristo kugira ngo amufate ukuboko. Bene data, turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, duhura na byinshi bikomeye, duhura n'intambara, kuko ngo mu isi nta mahoro yuzuye twahabona, ngo nta mahoro yuzuye muri iyi si twabona. Turi mu isi rero dufashe igihe mu ntambara, ariko mu ntambara duhura nazo birakwiye ko duhagararana na Yesu Kristo, birakwiye ko duhagararana n'Imana kugira ngo tubashe gutsinda byose, tubashe gutsinda umwanzi Satani. Imana itugirire neza, kandi Imana idufashe cyane. Warangije ngo aravuga ngo ndabona ngo bagenda babohowe. Oh haleluya! Nubwo duhura n'ibikomeye, ariko icyo turusha abandi ni uko tuba dufite amahoro mu mutima mu bibazo duhura nabyo, ni uko tuba dufite amahoro mu mutima, tubohowe mu mutima. Aba bagabo ngo nabo bagendagendaga babohowe. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Ngo Nebukadinezari ngo yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ngo ugurumana, ngo aravuga ati, yemwe ba Shadarake na Meshake na Bedenego, mwabagaragu b'Imana Isumbabyose mwe, nimusohoke muve hano. Imana ishimwe. Nebukadinezari nawe amenya yuko, Umwami Nebukadinezari nawe amenya yuko ari abana b'Isumbabyose. Oh haleluya! Imana ishimwe ko turi abana b'Isumbabyose, turi abana b'Imana ikomeye, turi abana b'umutegetsi utegeka abategetsi. Oh haleluya! Imana ishimwe, turi abana b'Imana ikomeye, turi abana b'Isumbabyose. Nimureke duhagarare dushikame mu byo twaba turi gucamo byose, ntabwo tuzakorwa n'isoni. Imana izigaragaza, kandi ntabwo izadusiga, izabana natwe. Icyo dusabwa ni ukuyihamya, ni ugushikama, oh haleluya, ni ugukiranuka, kandi tugakiranuka muri byose n'ahantu hose. Imana ihabwe icyubahiro. Warangije ngo baravuga ngo bakora inama, barangije ngo bakora inama, umwami n'abajyanama be n'ibisonga bye bose, ngo barangije ngo batungurwa nuko bavuyemo imisatsi yabo nta n'umwe wababutse, kandi n'imyambaro yabo nta n'umwe wagize ikiba, kandi nta n'umuriro wabanutseho, nta n'umwotsi wabanutseho. Imana ishimwe. Bene data, ni ukuri nta wiringiye Imana uzakorwa n'isoni, nta wiringiye Imana, oh haleluya, nta wiringiye Imana uzavira mwaho. Nimureke twiringire Imana,
kandi dukomeze tuyihamye mu bayizi no mu batayizi. Ni ukuri dukomeze duhagararane n'Imana, dukomeze duhagararane n'Umwami Yesu Kristo mu byo twaba turi gucamo byose. Ntibidutere gutuma dutera Imana umugongo, ntibidutere gutuma tujya mu bidafite umumaro, ntibidutere gutuma duca mu nzira mbi, ahubwo tugumane na Yesu Kristo muri ibyo bibazo, kuko azajya aduha amahoro uko bukeye nuko bwije. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo, yararirimbye aririmba ngo ngubwa neza ndi kumwe na Yesu. Imana ishimwe, ngo ngubwa neza ndi kumwe na Yesu, ngo nisunze umukiza ukomeye. Aba bagabo rero Meshaki na Saduraka na Bedenego nabo baguwe neza kuko bisunze umukiza ukomeye, baguwe neza kuko bisunze Imana ishobora byose, bisunze Umwami w'abami, bisunze itegeka isi n'ijuru. Oh haleluya, Imana ishimwe. Nimureke bene data twisunga Imana, ntabwo izadutererana, izajya ibana natwe muri byose. Kandi dukomeze dukiranuke, dukora ibyo ishaka, ntabwo tuzakorwa n'isoni. Imana ihabwe icyubahiro, kandi Imana ikomeze ibiteho, Mwuka Wera akomeze abaganirize. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwe, namwakire. Igihe ni iki, ejo ntituhazi. Mwakire, ntabwo uzicuza kugendana nawe, kuko umuririmbyi yaravuze ngo ngubwa neza ndi kumwe na Yesu. Ndagira nkubwire ngo nawe uzagubwa neza nubana na Yesu, kandi ntabwo uzicuza kugendana nawe, kuko niwe tuboneramo ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ubane nawe kandi ugumane nawe, ntuva aho uri, ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana ibamere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza utubwiye umunsi. Oh haleluya, dusomye inkuru ndende zitubwira ukuntu Meshaki na Saduraka na Bedenego baguhamije. Oh haleluya, bakaguhamya mu batakuzi, bigatuma babajugunya mu muriro, mu itanura ry'umuriro, ariko ngo urangije ubana nabo. Oh haleluya, urigaragaza, wigaragariza muri uwo muriro. Imana ishimwe. Oh haleluya, icyubahiro ni icyawe. Twasobanukiwe ko nta wakwizeye uzakorwa n'isoni. Natwe duhe guhagararana na Yesu Kristo mu byo tunyuramo, mu byago, mu makuba, mu ntambara, mu miyaga ndetse n'imiraba. Ukomeze uduhe guhagararana na Kristo, ukomeze uduhe gukiranuka. Turabizi ko niduhagararana nawe tutazakorwa n'isoni kandi tutazatsindwa. Bamurikiranye Imana nabo bahe gukomeza gushikama no guhamya. Oh haleluya, imbaraga zawe zibane nabo. Oh haleluya, ntubareke Mwami, kandi buri wese ukagukeneye akubone. Urakoze ko wabanye natwe, cyubahiro ni cyawe uniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ibamere umugisha, ariko ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho utaha. Bye.